bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo ibice 25 umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 11. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo ibice 25 umurongo wa mbere turageza ku wa 11. Akutubwira ngo umugani w'abakobwa 10. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajanye amatabaza yabo baje gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 batanu bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajanye amatabaza yabo ntibajana n'amavuta, ariko abanyabwenge bajana amavuta mu mberezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Nuko atinze bose barahunikira barasinzira. Ariko nijoro mu gicuku abaho urusaku ngo umukoraje nimusohoke mumusanganire. Maze babakobwa bose barahaguruka boneza amatabaza yabo, bababwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabakanira bati ntiyadukwira twese, ahubwo nimuje mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura umukoraza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. 11. Hanyuma b'abakobwa abandi nabo baraza barahamagara bati nyakubahwa tukingurire. 12. Nawe subiza ati ndababwira ukuri yuko ndabazi, Uwiteka atugirire neza. Haleluya. Intego y'iri jambo iri kuvuga ngo kuba maso. Haleluya. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Uyu Matayo agihamagarwa yakoraga imirimo, yari umukoresha w'ikoro. Uyu Matayo atari yahamagarwa yitwaga Lewi. Uyu Lewi agikora iyo mirimo y'ubukoresha bw'ikoro yaka amahoro, Yesu yaje kugenda aramuhamagara. Amaze kumuhamagara amwita Matayo. Bishatse kuvuga ngo ni impano y'Imana yiroge. Haleluya. Hano twumvishe umugani Yesu Kristo yaciye, ari kuwucira abari ko muri icyo gihe yawuciraga Abayuda, kuko n'uyu Matayo yari Umuyuda. Ababwira uburyo bw'abakobwa 10 bajanye amatabaza yabo bagiye gusanganira umukwe. Ariko ngo umukora atinda. Amaze gutinda bose ngo barahunikiye barasinzira. Ariko ngo nijoro haba urusaku rwinshi, umukoraje nibasohoke bagira ute bamusanganire. Bagiye kuboneza amatabaza yabo babapfuba cyane birananira. Ngo babwira abanyabwenge ngo bahereze ku mavuta, barabakana bati rwose ntiyadukwira, ubwo mugende mu bahanjuzi mwe muyigurire. Haleluya. Nakuyemo amagambo 2 turiga naho, abapfu n'abanyabwenge. Kubera iki aba bakobwa 10 bari biteguye umukwe, bakenyeye bameze neza, ariko harimo 5 b'abapfu, abandi ari abanyabwenge? Reka dusuzume icyo kintu. Kubera iki bari abanyabwenge kandi barindiriye, kandi twumvishe ko bose hamwe basinziye? Abanyabwenge nabo wenda ntibabaye maso ngo igihe gicageze ngo bere kurambirwa, ariko bose basinziriye hamwe. Turebe impamvu bari abanyabwenge
n'abapfu icyo byashakaga kuvuga. Muri icyo gihe yabaciraga uwo mugani, ariko mu gihe cya none nitwe biri kubwirwa. Turi muri korali, turi ababwirizabutumwa, turi abapasiteri, turi abashumba, twese turasa mu murimo w'Imana. Haleluya! Twese ntidusase, ariko turi mu bice bibiri. Bamwe ni abapfu, abandi ni iki? Ni abanyabwenge. Ati gute rero? Umuntu ashobora kuririmba, agakora umurimo neza, akaba umutezi wa korali, akabwiriza ijambo ry'Imana, ariko akaza hano kuririmba iyo asinze. Yaraye asinze, akaza akemeza akaja kuririmba, akabwiriza ubutumwa bwiza. Umuririmbyi nawe yaririmba, yaraye asambana, akaza akavuga ubutumwa bwiza mu ndirimbo. Tugomba kwisuzuma rero, tukareba ibyahesha iki Imana agaciro. Haleluya! Tukareba niba imirimo turi gukora muri iyi minsi ijanye n'uko Imana ishaka. Nubwo aba banyabwenge, aba bapfu babwiye abanyabwenge ngo nibahereze ku mavuta, ubundi amavuta agereranywa n'umwuka wera. Nose umwuka wera waje kuwugura iki? Umwuka wera ntiwawugura amafaranga, umwuka wera ntiwawugurira ubutunzi bwawe, ahubwo umwuka wera ufite uwutanga. Kugira ngo ugere umwuka wera, ni ukuba warakiye Kristo nk'umwami n'umukiza we, ukamwemerera akayobora ubugingo bwawe. Haleluya! Twemerere Yesu ari utuyobora mu buririmbyi bwacu, mu buvugabutumwa bwacu, mu diyakoni bwacu. Twemerere Kristo atuyobore. Haleluya! Matayo nawe amaze guhamagarwa, areka bya bindi y'abagabo, ari gukoresha by'ikoro, arangije araza yandika amagambo Kristo yagize ute yasize avuze. Hano ku murongo wa 11 yavuga ngo hanyuma b'abakobwa bandi nabo baraza, barahamagara bati, nyakubahwa tukingurire. Nawe arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ngize ute ndabazi. Birababaje, biteye agahinda kuri umuririmbyi, kuri umuvugabutumwa, kuri umudiyakoni, kuba witwa ngo uri umukristo, ariko kwa buriya munsi witaka kubwira ngo sinigeze kugira ute tukumenya. Imana tugire neza. Reka dufate umwanya mwiza, akanya k'umunota umwe, wibaze ngo mbese ndi muri uyu ruhande. Ndi mu ruhande rw'abapfu, ndi mu ruhande rw'abanyabwenge. Umuririmbyi mbere ya 94 nubwo bari kuririmba ngo tugiye gushungurwa, tuvangwemo ingumbi, tugiye gushungurwa, hasigara amasaka, indwara zigiye kuboneka. Uri amasaka, uri ingumbi. Ntuzubize wisuzume mu mutima wawe, urebe niba uri umunyabwenge cyangwa se uri umupfu, cyangwa se niba uri amasaka cyangwa se ibiti ingumbi. Mu mirimo ukora, uvuga ngo gukorera Imana, wisuzume urebe uruhande urimo. Waba uri muri ruhande mwene data, Mukristo, mudiyakoni, muririmbyi, mwana mutoya, uri muri ruhande. Numara kumenya uruhande urimo, wikosore, wisuzume, Uwiteka nawe arakugirira neza. Reka
umushumba wacu nawe asengere imitima y'abumvise ijambo ry'Imana ni kare.